tugiye kurebera hamwe bimwe mu biribwa bigera kuri 12 ugomba kwirinda kugaburira umwana wawe mu gihe atararenza umwaka. Mu gihe akiri munsi y'umwaka ugomba kubyirinda. Ikiribwa cya mbere ni ubuki. Ubuki kubuha umwana uri munsi y'umwaka cyangwa munsi y'amezi 12 bishobora kumutera indwara yitwa botulism. Iyo ndwara ifata imikaya igatuma imikaya idakora neza, nimba muri kubyumva, miskile cyangwa muscles, guhumbya bikaba byakwanga, kugenda bikageraho bikanga, bikageraho no guhumeka bikanga, no kuvuga bikanga, akaba yabura umwuka agapfa. Ntabwo ari byiza guha umwana ubuki rero mu gihe akiri munsi y'umwaka, bwaba butetse cyangwa budatetse. Never give the kid or the baby honey. Bivuze mu cyongereza kugira ngo buri wese nutumva ikinyarwanda byumve neza. Icya kabiri ni amata y'inka, kuyamuha nk'ikinyobwa. Hano impamvu turi kubivuga nuko igifu cy'umwana kiba kitaragira imbaraga se cyangwa ubushobozi bwo kuba cyasya cyangwa cyadigera bya mata yakomotse ku nka. Ushobora kutayamuha nyine nk'ikinyobwa nk'uko nabivuze, kuko kwa kundi yanyweye nk'ikinyobwa anywa menshi, ariko ukaba wafata duke watetse nk'utuboga mu gasosi ukayashyiramo akaba nk'agasosi mu biryo bye, cyangwa ugiye kumunombera ikirayi ugahita ushyiramo amata makeya akayarya, ariko urumva ko aba adafashe kantite iri hejuru. Icya gatatu ni ubunyobwa bwaba bukaranze cyangwa ari bubisi, kuko ashobora kubuhekenya ntabunoze neza, hakagira kamwe yamira kakayoba kakajya mu nzira z'ubuhumekero, bikaba byamutera ibibazo nawe bitakuretse. Igikurikiyeho ni popcorn cyangwa injugu, nabyo ni nk'ubunyobwa, urumva ntashobora kugahekenya neza. Icya gatanu ni ibiribwa bibisi cyangwa se ibiryo bibisi tuzi, nko kuba yahekenya karoti, kuba yahekenya pome, kuba yarya ikigori cyokeje cyangwa gitetse. Ntabwo ari byiza kuko atabasha kubihekenya neza, noneho bikaba nabyo byayoba bikanyura mu nzira z'ubuhumekero. Icya gatandatu ni ibiribwa byongewemo isukari, cyane cyane amakeke, amabiswi, amabombo, amashokora cyangwa se ibindi binyobwa birimo isukari. Ntabwo ari byiza kuko byangiza amenyo y'umwana, cyane cyane ko muri icyo gihe aribwo aba ari kugenda amera amenyo. Icya karindwi ni ibiribwa birimo umunyu mwinshi, cyane cyane ibino biza bifunze, kuko akenshi bino biza bifunze mu mashashi nk'amachips, ibintu processed food mbese muri rusange, cyane cyane kuko impyiko z'umwana ntabwo ziba zifite ubushobozi bwo kwakira se cyangwa kuyungura wa munyu mwinshi uri muri bino biryo. Ni byiza rero kwirinda kubimuha mu gihe atarageza igihe cy'umwaka. Icya munani ni amata adatetse cyangwa se amaforomaje yakozwe mu mata adatetse. Ntabwo ari byiza kuko haba harimo bagiteri mbi zishobora kumutera indwara. Ni byiza kumenya aho ugiye kugura amaforomaje cyangwa amachize ugiye guha umwana wawe, n'amata y'ikivuguto ugiye kugura, ese ano mata byavuye mu mata atetse, babanje kuyateka? Ugomba kubimenya nabyo. Icya cyenda ibinyenyanja cyangwa se ibiryo bikomoka mu nyanja birimo merikire iri hejuru. Mu Rwanda nayo tugira hano, ariko ushobora kuba uri mu gihugu kibamo amashaki bayarya, big tuna, swordfish, arimo merikire nyinshi, kandi merikire nyinshi ku mwana yangiza ubwonko bwe, akaba yakura nabi se cyangwa akakura ubwonko bwe budatekereza neza. Icya 10 ni amagi mabisi cyangwa se amagi adahiye neza. Aya magi mabisi cyangwa adahiye neza abafitemo bagiteri twa salmonella ishobora gutera ibibazo ku mwana bitandukanye. Ni byiza kwirinda kumuha amagi adahiye neza cyangwa se amagi mabisi. Icya 11 ni inyama zatunganijwe se cyangwa sinzi uko navuga processed meat. Ubizi ukuntu umuntu yabivuga neza mu kinyarwanda yatubwira. Aha harimo amasosiso, hot dogs, bacon, kuko biba bafite nabyo umunyu mwinshi, kandi twabonye ko impyiko z'umwana ziba zitabasha kuyungurura se cyangwa kwakira uriya munyu, kandi bikaba binafite processed meat, abarimo preservatives menshi, cyangwa se bya bintu bashyiramo bituma kugira ngo adapfa, babishyiramo ku bwinshi kugira ngo isosiso imare igihe hariya ariko ari nzima itangiritse.
Icya 12 ni caffeinated drinks cyangwa se ibintu birimo amakofi, birimo caffeine. Hano twavuga nk'icyayi, kino cyayi nk'igihingwa tuzi bakoramo amajyane, tukavuga coffee, ikawa, amasoda, ama energy drink, ntabwo ari byiza. Ubundi ikintu wagahaye umwana cyo kunywa guhera ku mezi 6 kugeza ku mwaka, ikintu ugomba kumenya kumuha cyo kunywa cyane cyane icyo agomba kunywa ni amashereka, na ya mata yagenewe abana ya formula cyangwa se amazi. Ibyo nibyo binyobwa ubundi umwana uri hagati aho agomba kunywa. Igikoma murabizi ko ntabwo tukibara nk'ikinyobwa kwa, nubwo mu Rwanda tukita ikinyobwa, ariko igikoma ubundi kibarwa nk'ikiribwa, harimo ibigori, harimo ingano, mbese uba uri kurya kwa. Mu gusoza rero ni byiza ko twita ku bana bacu, nibo Rwanda rw'ejo. Murabizi umuntu arwajije umwana arahangayika, gusinzira biranga, mbese umwana iyo yarwaye birakujagaraza mu mutwe. Ni byiza rero kwirinda ikintu cyose cyagira ingaruka ku buzima bwe. Ni byiza gushakisha amakuru buri munsi yatuma umwana wagira ubuzima bwiza, nawe bizagufasha uruhuke, usinzire, umenye ko umwana wawe ameze neza. Nimba rero video wayikunze duhe like kandi uduhe na subscribe niba wakunze ibyo dukora, kandi nimba hari undi mubyeyi uzi nawe ufite umwana wamusharinga nawe akarushaho gusobanukirwa. Si uko tuba tuzi byinshi, ahubwo ni uko ibyo tuzi tugerageza kubisharinga n'abandi kugira ngo twese tumenye. Gusharinga rero ni byiza, natwe bituma twiga kurushaho. Ni byiza rero nawe sharinga, nawe abandi nabo bamenye ibyo nawe wamenye. Naho mu kiganiro cy'ubutaha rero, ciao nakagaruka.